Umuhuza ya TV. Iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Nongeye kubasuhuza mwese hano ku Muhuza ya TV, tukaba tubakiriye aho muri hose mu nguni enye z'igihugu. Amahoro y'Imana abane namwe kandi aho muri hose, kandi iby'umwami wacu Yesu Kristo yashimye abisohozanye natwe twese. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu mwanya n'amazina ni yandi n'ibyinjiza ngiye kubakira mwese hano ku Muhuza ya TV. Rero tugiye kugana ku magambo avuga ngo icyangombwa ni kimwe, icy'Imana igushakaho ni kimwe cyonyine, kimwe cyonyine. Icy'Imana igushakaho ni kimwe, ni ukuvuga ngo teme y'uyu munsi, icy'Imana igushakaho ni kimwe, ntabwo igushakaho byinshi, ni kimwe cyonyine ishaka. Nubwo uri gukora byinshi, nubwo ugiye muri byinshi, ariko icy'Imana igushakaho ni kimwe cyonyine, ntabwo ari byinshi Imana igukeneyeho. Uyu mwanya rero tugiye kugana ku magambo avuga ngo icyangombwa ni kimwe, icy'Imana igushakaho ni kimwe, kandi ibyo ushaka gutunganya ni kimwe cyonyine ishaka gutunganya. Ntabwo ishaka gutunganya ibintu byinshi cyane, irashaka ko utunganya ikintu kimwe cyonyine, hanyuma ibintu bikagenda neza. Ni kimwe Imana igusaba, icyangombwa ni kimwe, nicyo Imana idukeneye. Rero amazina nayababwiye neza hano ku Muhuza ya TV. Rero ndabakiriye mwese, mwe mukunda kunyumva, mukunda no kunshyigikira, haba mu nama no mu bitekerezo, no kugumya kudusengera. Kandi nibutsa nawe aho uri, waba unyumva wumva hari ikibitsanyo kiri muri wowe ushaka kuvuga ubutumwa bwiza, nimero yanjye iba iriho hariya hasi utuyibona, wampamagara tukavugana, tukavuga Imana, kuko iki ni igihe cyo kuvuga Imana, kuko twayibonye, kuko buri wese ahari yabonye Imana. Na ba bandi batinya kujya kuri kamera nabo Imana ijya ibaha umwuka wo gushira amanga, babashe kuvuga Imana neza. Hari igihe abantu batinya kujya ahantu nk'ahangaha, kuko bavuga ati hatagira umbona mvuga Imana. Kandi Yesu yavuze ngo nimumpamiriza nanjye nzabahamiriza, umpamiriza nanjye nzamuhamiriza. Rero mureke duhamirize Imana, nayo izaduhamiriza, kandi izabona ko twayivugiye natwe ituvuganire, ikore n'ibyo tutasengeye, ikore n'ibyo tutayisabye. Rero uyu mwanya mfite ijambo rivuga ngo icy'Imana igushakaho ni kimwe cyonyine, icyangombwa ni kimwe, nicyo icy'Imana igushakaho. Ni ijambo tugiye gusoma. Hano turasoma n'imirongo, ntabwo dusoma myinshi, turasoma umwe cyangwa dusoma ibiri, turasoma 40 dusoze 4 ibya Marita na Mariya, cyangwa se dore no ku 38. Ntabwo ari menshi cyane aya magambo, ni amagambo yihutirwa kuyasoma. Avuga ngo nuko bakigenda, ngo ni ijambo rivuga ngo hano muri Luka ibice 10 cyangwa ibice 30, ni Luka ibice 10 umurongo wa 38 tugere kuri 40. Aravuga ngo nuko bakigenda bajya mu kirorero, umugore witwaga Marita aramwakira amujyana iwe. Uwo yari afite mwene se witwaga Mariya, yari yicaye hafi y'ibirenge by'umwami Yesu yumva ijambo rye. Ariko Marita yari yahagaritswe umutima n'imirimo myinshi yo mu kuzimana. Aho bigeze aramwegera aramubaza ati, databuja, ntibikubabaza yuko aho bigeze aramwegera aramubaza ati, databuja, ntibikubabaje yuko mwene data yampariye imirimo wamubwiye akamfasha? Umwami Yesu aramubwira ati, Marita, Marita, uriganyira wirushya muri byinshi, ariko icyangombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Ndasubiramo no ku murongo, ariko icyangombwa ni kimwe, 42. Ariko icyangombwa ni kimwe, kandi Mariya ahisemo umugabane mwiza atazakwa. Wowe wahisemo uwo mu isafuriya no mu mirimo uzawakwa, ariko Mariya wahisemo umugabane mwiza atazakwa. N'ayo magambo rero tugiye kuvugaho agaragaza uburyo ki Imana ikigushakaho ni kimwe. Dusomye inkuru ngo Yesu yari yasuye umuntu witwa Mariya na Marita. Inkuru ya Mariya na Marita, Yesu yari yabasuye yageze mu rugo
iwabo, yaje kuganira nabo, yaje gusangira nabo ibyo kurya Imana yaremye, noneho cyangwa no kuganira ijambo ry'Imana. Noneho ngo Yesu akihagera, Mariya aho yari ari yahise amuterera intebe muri salo aricara, yicara ku birenge bye, atangira kumva ijambo ry'Imana no kumva ubutumwa bwiza. Marita nawe ahitira mu gikoni, ajya mu mirimo, ajya guteka, ashaka ibyo kurya, arateka pe, arashyashyana, aranakora. Urumva yozaga ibyombo. Imirimo yo mu rugo murayizi, iravuna, aba ari myinshi. Arangije imirimo araruha, kandi aruha atararangiza imirimo. Kamere irazamuka nk'umuntu, kamere biramufasha. Avuga ati ibingibi byo kuvunika mwene mama yicaye muri salo, ngiye kumubwira abaze ave mu mirimo, areka kugumya kumvunisha imirimo, aze yicare he amakora ibi, nanjye ngiye kuganiriza umushyitsi. Haleluya. Ariko ngo umwami Yesu aho yari yicaye, Mariya irumva imirimo yamubanye myinshi yamuriye, arahaguruka aza gusanga Yesu aho yicaye, aramubwira ati mwigisha, ndakwinginze ntibikubabaze, numve mwene data Mariya azamfasha imirimo, kuko akazi ni kenshi rwose, kandi imirimo iracyakenewe, kandi twakwiteguye, areke kumvunisha. Yesu aravuga ngo Marita, 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 uriganyira muri byinshi, ariko icyangombwa ni kimwe. Mariya uyu yahisemo kumva ijambo ry'Imana. None wowe wahisemo kwicara, wowe wahisemo kujya mu mirimo. Iyi mirimo irimo izashira, ariko Mariya we yahisemo imirimo itazashira. Icyangombwa ni kimwe rero, icy'Imana idushakaho ni kimwe. Urirushya muri byinshi, urakora byinshi, ariko icy'Imana igushakaho ni kimwe, ni ukumva ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ntirizashira, guhanura bizashira, kwerekwa bizashira, ubutumwa bwiza hari igihe kizagera. Niko ijambo rivuga muri Amosi, ngo tujye tuva ku gasozi kamwe tujye ku kandi, dushaka ijambo ry'Imana, dushaka turibure. Bivuze ngo ni ukuvoma amazi ubu, igihe cyo kugotwa kitari cyagera. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ngiye gukora umurimo wantumye hakiri kare butari bwira, kuko hari igihe kizagera bukira. Haleluya, bukira. Ukwiye gukora umurimo wantumye hakiri kare butari bwira. Rero nimuze mushake ijambo ry'Imana. Noneho Yesu akoze avuga ngo nimuze munywe ku mazi, niba udafite inyota nawe nazanywe. Nimuze mushake ijambo ry'Imana. Kumva ijambo ry'Imana nta kiguzi, kumva ijambo ry'Imana ntabwo bidusaba gushora, ni ukumva tugashyira no mu bikorwa. Rero niyo mpamvu tugomba gusaba Imana ikaduha kujya dusoma ibyo dusomye, tukabikura mu magambo tukabishyira no mu bikorwa. Rero turirushya muri byinshi, icy'Imana idushakaho ni kimwe, uko twicara tukumva ijambo ry'Imana. Guhanura bizashira, ibi byo kurya twirirwa twirukamo bizashira, akazi bizagera bigahagarara, imibereho izagera igira igihe. Dufite abantu benshi bashatse ubuzima cyane, barabuhiga baranabugeraho, ariko birangira bataburiye, batanafite na cya cyangombwa kimwe. Bivuze ngo twebwe tugize umugisha wo gukeburwa, wo gushaka ijambo ry'Imana. Dushaka ijambo ry'Imana, dushaka icy'Imana idushakaho. Mbere y'uko dushaka iby'isi, dushake n'ijambo ry'Imana. Biranga b'iki gihe bakeneye ijambo ry'Imana. Imana ikunda abantu bayumva, bumva icyo ivugana nabo. Ishakire Imana mu bahanuzi n'ahandi, ishakire mu ijambo ryayo, kuko ibi byose bizashira. Uvuga se ijambo ry'Imana ribivugaho iki? Ese ibi niba Imana ibivuga, ese Imana irabibona ite? Dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bizaza ari inyongera. Rero mureke dushaka ubwami bw'Imana. Uyu Mariya yari yashyashyanye, Marita yari yashyashyanye, yari yiteguye umushyitsi w'imena, yarumva yari yatetse, yari arimo ahatubera, ntabwo tubizi, ariko icyo tuzi ni uko yakoraga imirimo yo mu rugo. Yari ari mu mirimo yo mu rugo yiteguye umushyitsi, nk'uko nawe ujya witegura abashyitsi. Ntabwo natwe twagusura twitegura, cyangwa natwe abadusaba tubitegura, niko Mariya yari ari. Mariya ni ukuvuga ngo igikorwa ari gukora ni igikorwa cyiza cy'urukundo, ariko icyangombwa icy'Imana yashakaga ni kimwe, icy'Imana yamushakagaho ni kimwe. Nawe icy'Imana imushakaho ni kimwe uyu munsi. Nubwo uri muri byinshi, nubwo nta mwanya uri guha Imana, ariko icy'Imana igushakaho ni kimwe. Nubwo ugiye mu kazi kawe, ugahugira mu mibereho yawe, ntabwo Imana ibuza abantu gukora. Nta nubwo itubujije kujya muri bizinesi, nta nubwo itubujije gukora leta, nta nubwo itubujije gukora akamaro, ariko icyo dushakaho icyangombwa ni kimwe, ni uko tugomba kumenya Imana, tugaca bugufi imbere yayo, tukamenya n'iki dushakaho. Icyangombwa ni kimwe, ni ugushaka Imana n'ubwami bwayo, no gukiranuka, ibindi bikazaza ari inyongera. Marita yayiruhije muri byinshi, ariko icyangombwa cyari kimwe,
icy'Imana yamushakagaho cyari kimwe cyonyine, ibindi bikazaza ari inyongera. Nawe uyu munsi icy'Imana igushakaho ni ikintu kimwe, ibindi bizaba biza. Ngwino ushake Imana n'umwana wayo no gukiranuka, ibindi bizaza ari inyongera. Ibi ngibi wirukamo udafite Yesu, udafite Imana, ni zeru n'ibice zeru. Ngwino ushake Imana, ibindi izabigukora. Ngwino kwa Yesu. Umuntu yavuze ngo usiganirwa wese ari yica amutegereje, kandi uzagenda ubona urukundo rw'Imana ko ari rwo rukubeshejeho. Rero ngwino kwa Yesu wigomeza, utigiye mu by'isi. Ibi by'isi dushaka bizarangirana nayo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya ibice 8 umurongo wa 23 haravuga ngo kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakize, mbabajwe n'ubwoko bwanjye n'uruguma rwabwo rutakize, kwiheba kuramfashe, mbabajwe n'uko abantu bapfuye badakijijwe. Imana ifite ikibazo cy'uko tugiye gupfa tudakijijwe, kubera nta jambo dufite muri twebwe. Dukeneye ijambo ry'Imana kurusha ibintu byose. Rero Imana ibaha umugisha. Numvaga afite ijambo rivuga ngo icy'Imana igushakaho ni kimwe. Ni ugushaka byinshi, ariko icy'Imana igushakaho ni kimwe. Rero Imana iguha umugisha, amahoro yayo abane nawe, ariko uyishakane umwete, kuko yaravuze ngo ikunda abayikunda, kandi abayishakana umwete bazayibona. Ibyo urimo byose shaka Imana, nuyishaka nayo izakwiyereka, kandi nikwereka bizasobanuka. Ariko banza uyishakane umwete, nayo izakwiyereka. Imana ibaha umugisha aho muri hose. Imana ibaha umugisha. Mukunda kumva ijambo ry'Imana, ariko icyangombwa ni kimwe, kandi Imana irakibamenyesheje, ni uko mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi bikazaza biri inyongera. Rero n'ayo magambo nari mfite. Imana ibahe umugisha mwebwe mwese munkurikira hano ku Muhuza. Imana ibagirire neza cyane, kandi mujye mwibuka kumpa komenti zanyu no kudukomeza muri uru rugendo. kandi nawe aho uri wumva wifuza kudusangiza ubutumwa bwiza, nawe ni karibu. Ndakuraritse hano ku Muhuza TV, kandi nta mategeko abihana. Aho uri hose umuntu aragusanga ukavuga ijambo ry'Imana n'ubuhamya bwiza bw'ibyo Imana yagukoreye byose.